twirye tugeze reka mbashimire cyane kandi bifuze kugira ibihe byiza na Express Online TV. Kuri ekara murabona se ni impangara muri impanga akana gacecoro nagasubije ibyo bamubajije usubije ibyo bakubajije oya nyine nese arabona tungana uyu yakutse namenye ko yashaje kuri ekara ndi kumwe n'aba sister sisters umwe yitwa Sylvie ni wowe nge manitse akaboko Sylvie ni wowe kariya kanjewe ni Kashemsa Shemusendi Sylvie mujya mukora ibiganiro byo turaza kubinyuraho ariko murabona ko bameze neza cyane. Ninde wagiriye inama ndi kwambara gutyo black na no mu mutwe ninde wabigireho undi nama? N'uyu nguyu kubera akunda kwambara umukara kuko nawe ari agakara. Ngeze ngari ikindi kintu kizima giye kuvuga aransebya aransebya umuntu ariteretse n'abantu mwe mfite umuvandimwe hano umva ndamubatuye ababera umuvandimwe mwabyuka mumurogeshe nta kindi n'isoreri mu mutwe umva angera mu bwonko akabujagajaga. Okay guys, nibo turi kumwe nibo tugiye kuganira turaza kuganira ibintu byinshi bitandukanye. Murabona ko bameze neza cyane, ngiye nabuze uko nabigenza nabuze uko nakwitwara. Bameze neza cyane. Natangiye mbabaza ngo muri impanga kuko mujya gusa. Oya. Hagira umwe nabwira undi ukuntu asa mu magambo make kugira ngo dutangire. Amubwire. Widumbukije se wareka kaduhitamo agahita muvuga basi. Na kiduhitiremo. Okay ngaho mubwira ukuntu asa nk'agafarasi nk'agasumbirije mu magambo make nese nari kubikomeza ngatukanye ntago ntukanye n'ubusa nk'agasumbirije agasumbirije ubwo ningiye kurikiraho aracyakuvuga usa nk'agafarasi agasumbirije kandi garukiraho ngaha ubwo yasoje farasi agasumbirije asubwa agafarasi tubwira mwe murimo mureba ikiganiro murebe agafarasi n'agasumbirije cyangwa se nasumbirize nawe tubwira. Asa neza nagakarari black nta makeup kumumubona niko asa rwose asa neza. Ngira umutima mwiza ari kwigura ku bantu mw'abantu ari kwigura ariko aranunguye ako ngiye mbwiye ko asa neza ngiye mbwiye ko asa neza nk'agafuko ariko asa neza agafuko n'agasumbirije bifitanye isano nta nuri kubyumva. Twakomeza ninde mukuru ni ngeyo niwe mukuru aragukurikira kuko ameze nk'abantu bakurikirana cyangwa se nk'abantu yarankurikira nubwo ababyanga abayanga ngo kugira ngo batamenya ko ari mukuru kandi nawe ni mukuru. Nago ngukurikira bwa kangahe urankurikira bwa kangahe kandi ari nkurikira. Okay reka dutangire noneho kugira ngo twanzike ikiganiro cyacu. Yego murabona ko abatumirwa bacu bameze neza batwibwiye umwe ni Shemushanu henuraho hirya nanjye niba nkibeshye yakaba sibyo mufite YouTube channel yego mukora amafilm mukora nk'abavandimwe muvindimwe sibyo ababyeyi bombi wenda ibyo turaza kubigarukaho nyuma ariko mbere yuko dutangira ndashaka kugira ngo umwe abaza undi ikibazo cy'amatsiko tubone gukomeza. Wese arajya abaza ikibazo undi n'undi ikibazo cy'amatsiko. Cy'amatsiko akabazo k'amatsiko natangire ne mukuru wamubaza niko iyo ubyutse ukireba muri miruwari ukireba ukuntu usa ntabwo bamva ushaka kwitokoza. Oya nta nubwo ushaka nta nubwo wumva wagura akabuno amanyashi oya kubera ko ngewe vuga yego cyangwa oya sawa nicyo kibazo wari ufite nicyo cyonyine. Okay nawe mubaze rero sasa wakubajije ko utajya wumva ushaka kwitukuza ngo se nabandi cyangwa se uzana amanyashi turaza kubigarukaho nyine ngo nawe mubaze akabazo. Sylvie bimeze bite
ibiki iyo urebye urumva ukareba imyaka ufite kuko urakuze bihagije urumva ukareba nyine nta kanyashi nawe njye nyine ngize ikibazo kimeze nk'icyo wambaye turabwereka abafana mbere turareka abadukurikiye nari nta kanyashi urumva ntabwo uba wumva iyo tugiye mu nshuti zawe kuko zose zimeze kuno ntabwo uba wumva ufite agashari kiki kuko nyine wajya ngo utaregome oya aho muri iyi minsi byaraje hari igihe nkigura nkagikubitamo ujya ugivugisha cyane da nose imyaka mfite so mbwiye ko ari myinshi nose nagira imyaka myinshi nta bwenge ngira nasubijwe murakoze cyane tukiri ahantu kuri icyo kintu kijyanye na nyashi cyangwa se no kwitukuza ubundi uko ndimo mbabona ndabona ko mutigeze mwitukuza cyangwa se ngo n'ibyo bibuno mwavugaga turazenda kubigeraho nyuma duhere mu kwitukuza kubera iki mutitukuje kandi binagezweho abakobwa barimo babikora nicyo kintu ubu ngubu kigezweho nkeka ko buri mukobwa wese aho ari hose ushobora kuvuga ngo niba ndi igikara biteye ikibazo nuba ndi inzobe nibyo bigezweho ndatangira mbabaza ubundi iyo pressure kuko ni pressure nta muntu wigeze aza ngo avuge ngo wenda abahungu muratubeshyera ngo nitwe twabizanye cyangwa dukunda bibikara ubundi iyo pressure yaturutse he kumva ko umuntu yakwitukuza se ubundi buriya umukobwa w'inzobe iyo umurebye niba murebera kure aba ari mwiza pe uramureba ukabona arasa neza aranambara akaberwa umurebeye nyine kuri umureba ukahita ubona ni umukobwa mwiza pe yarangiza na nyine yanakwegereye hari igihe usanga kuko ari mwiza ariko agakara iyo kari hirya ntubona ko ari kazima rikareka bisaba ngo akwegere mufisingane gutyo mwitegereze gusa bikaraba ari byiza uruhu rwa rwanatse ari beza nyine ubona nta bintu byinshi byo kwisiga rero nkanjye impamvu ntigeze ntitukuza hari amavuta arahenda ari amavuta aranahenda si no kuvuga ngo wenda mu bushake bw'umuntu arahenda umuntu ngo kwitukuza amake yagura ngahe yewe simbizi ariko abonzi bahagurikira mu ijana ako se ubunafata 100 nkajya kubyisiga y'umuhunde n'ukure umuntu ukuye se ugasanga igihande kimwe cyahiye bisaba bafite ibintu byinshi bashyiramo memeze kumvikana uvanga amavuta ashobora kuguhindura uruhu no guhera ku 100 kuzamuka numva ngo nuguhera mu ijana da nyine yandi meza ku buryo na mwene tono cyangwa mu mavi naho haratukura n'utukure uramabara nyine amavuta meza nawe arakugira neza ukabona rwose umuntu ni inzobeye kandi ari kubera iki tukuje shemusi njye nakuze nkunda agakara kanjye n'uyu na mama bakambwira ngo mfite agakara keza nese so wabivugaga urakoze kwikina rwose twakumvise ariko nuko mwabonye nyine nabara nanyoyeje ari ukuba wari kwitukuza wenda ntibikunde cyangwa se ko waravutse igikara cyawe njye naragikunze njye noneho bakanambwira ngo mfite igikara cyiza mama n'uyu nguyu none kari kunyakana wenda baranambeshyaga cyangwa barananyoshaga ariko nanjye iyo nerebye mbona ntabwo wigeze wumva se ufite ako kantu uvuga ngo wagura ayo mavuta wenda tuve ku kibazo cyo kuba henze ntabwo wigeze wumva wabitekereza uyu ntiyanamufata we murushye oya usibye nyine wa mugani kwa katanamfata urumva murangomerekeje mu kiganiro ntabwo tuzagaruka hano kuri kano gacano sibyo nawe uramufashije utume hano urare hano ntabwo urya ninjoro abantu babigukomerekeje utekerezaho nawe abitekereza oya nje ntari bagakara kanje ndagakunda mwebwe kuri view yanyu mubona nta kibazo umukobwa abona abishaka guhindura uruhu rwashobora kubikora cyangwa se nagashobora kubikora oya ngiye mba numva umuntu yabikora kuko buri abantu bakunda ibintu bitandukanye kandi tujya kuvuka ntago twiye duhitamo ngo uzava kuri igikara cyangwa uri inzobe rero hari umuntu avuga ari akura agasanga ari igikara akavuga ati yabana ari inzobe akitukuza nise kubera iki ngiye mba numva atabikora harimo abantu babikunda kandi bakanababera ariko nanone none se nta kandi buri bikara birashakishwa usko nta muntu w'igikara w'inzobe yakindura igikara ngo bikunde wa muntu kwa systeme naguze wa mugore ugenda nagataka kubera yitukuje akitukuza yakoresha amavuta make
hari amavuta ya make nayo hari amavuta ya make Nyine niyo mpamvu atagenda neza aragutukuza ukamenya nk'inyama y'inyoni neza ku buryo kuzuba utagenda udafite umutaka umeze nk'igihunya ariko igihunya nicyo kidagenda ku kuzuba cyangwa kavampaya arasha iyo yagize ahita atukura hano ukabona ari kujejetamo amaraso ariko nk'abantu baba bafite nyine amafaranga ariko nanjye nyafite nakitukuza waraye ugisha ukuri tubigarutse nagenda nkisiga nkacya uvuga ngo nawe ubashije kubona ayo mafaranga yo kugura ayo mavuta ushobora kwisiga nko mu mezi angahe ushobora kugenda abandaka ariko se nukure cyane nkabamo agashokora ka fresh apana nkanyamwe kubijyanye na nyashi muri iki gihe ibintu bya nyashi byarakomeye cyane ndetse hari na kaminuza ya Cambridge yafashe iryo jambo ubu ngubu riremo ushobora kujya kuri Google ukarisacinga nyashi barisobanura ko ari ni umukobwa ufite ikibuno kidasanzwe iryo jambo nyashi wagenda ukarihasanga mubona nyashi muri iki gihe kuzigura kuba uzifite byo byaturutse hehe ubundi ako nyashi bira nicyo kirimira n'ikinyarwanda nyashi na nyashi n'ikinyarwanda y'umunya Nigeria yaririmbye nyashi na nyashi ariko nicyo nshaka ko mumbwira ni iyo pressure nanone kuko ni pressure umuntu afite ukuntu avuka akaba agize gute ariko ibyo byo tubiziranyeho natwe nk'igitsina gabo izo nyashi wenda sinzi ngo turazireba bikagenda gute ariko ubona ko abantu bashaka kugira nyashi abantu bashaka kugira nyashi ubundi icyo kibuno kidasanzwe ukoresheje mu rurimi rwacu mubona kiza kumara iki muri rusange abakobwa bagenzi banyu wenda yagifite ubona bimwongerera iki utagifite bitandukaniye he ni ngombwa ko abantu bajya kugura ku bantu babikunda kuko nyine abantu bakunda ibintu bitandukanye ariko ngiye ku giti cyanjye ntabwo nagura ikibuno kuko ngewe byonyine nta nubwo nkunda kubyibuha nkunda ino size yanjye ndayikunda buriya reka nkavuga nkarangiza ukareka uri kumema ashobora kuba wenda azi kutayikunda kubera ko muziranye akaba azi gushaka kubeshya oya ntabwo ari ibyo njyewe ntabwo nshaka kubeshya ahubwo nka kuno ngewe uko mundeba ku myaka yanjye iyo ntabwo ndayivuga ariko sinduzuza imyaka ubu ndeba uko sinduzuza na kibiro ibiro 50 sindabyuzuza iyo nakabije ngira 48 ariko iyo nagize ibiro 48 mwabantu ninge uba wumva uriho muri karitsiye mba ndi kugenda nkumva nazanye ibibuno ndazamuka nkahita nduha rero ngewe kubyibuha simbikunda ku giti cyanjye wenda hari n'abandi bantu badakunda kubyibuha urumva ngiye kuno nteye utunyashi twanyashirese dutoya utunguto nta kibazo ariko hakaba n'undi muntu wikundira ibinyashi rero niyo ubonye umukobwa ufite ibinyashi nyine ukabona ukuntu ateye nyine kuno ubona yambara arambara kaberwa abasa neza rwose nta kibazo ntari reka twigarukire kuri kariyeri yanyu ya filime mukina filime mugira amashow kuri TV yanyu ya S&S TV show sibyo yego ese umwuga w'ubufilime umwuga wo gukina filime mwawutangiye ryari mugeze he muri rusange mufite izihe filime mwagiye musohora mutunyuriremo muri makeya ese yewe twabitangiye acemo iminsi imyaka imyaka n'iminsi ni rimwe haciyemo igihe ariko kubera ari mu bitandukanye naza kubitandukanye ariko kubera kubura support kubera kubura ibikoresho byo gukoresha kubura aho gukorera kubura n'umuntu nabwo wakumva ko buri abantu tuba twituriye ahantu hatari mu mujyi cyane kugira uzabone umuntu upfa kukumva nibura yumve ko ibintu uri gukora ari ibyo atari iby'uburara cyangwa atari iby'imburamukoro biba bigoye ese wa mugani ntaguciye mu ijambo hano ahantu mukorera filime nari nanze kuhavuga ngo mbwire abantu badukurikiye ntuhavuge naho bajya tubona kuri YouTube ntuhatubaze wamfura byaragoranye nabaretse tuzahababwira abantu baraza kutubwira mubarebe neza mwitonze bavuge ngo bano bantu bakomoka n'abahe abazayirwa ndakora hiye ikongo iburera ni iburera umva ni iburera ubu turi iburera
ariko turashaka kuza i Kigali ahantu mashaka kuza mu mujyi ahantu mukorera inaha mubikora kuko ukuntu mbabona ukuntu mumeze ukuntu mwemereye ukuntu mwambaye muri abasirimu kabisa hano muhakorera gute urumva ko tuba dukora story y'abantu bake n'ubundi tuba turi bake dufatamo nyine ba bantu basa nkaho bari civilize bumva ibintu kimwe batumva ko ari ububandi cyangwa ari iki tukipanga tugakora tukandika ama script n'umunsi wo guhura tugakina aha location abantu barazidutiza rimwe na rimwe hari naho ujya bakakugurukana bakavuga ati reka ibyo bintu ntibyangira mu rugo tugakodesha udukamera nyine bakemera kudutiza tugakora gutyo tugenda dupfundikanya kurwara igihe bizemera. Ni iyihe filime mwakinanyemo mujya mukinana filime of course na murumuna wawe? Yego. Hari ahantu mujya mukinana mushondana mugira gute? Tugurukana ahubwo byatari. Igihe cyose mukinana mugurukana cyangwa tugurukana sinjya muza nawe. Oya usibye filime ya mbere. Ihe ya mbere. Tuvendimwe. Oya iya mbere nayo kinyemo ndi umwana akuze. Oya nayo kinyemo umuhungu. Oya ahubwo twaravukanaga niyo yonyine twakinanyemo indi ubundi mbandi nyirabusha mbandi mabuja nananutse cyane narakaye. Ari niyo twakinye turabakeba we. Yitwa Rado. Hari n'indi turabakeba. Ni nyinshi ndashaka ko atazi neza ziri akore akantu twa ubusobanuro bw'undi cyangwa se amudescribing avuga ati no muntu muri filime dukinanye babimeze gutya nkundi iki gutya na gutya reka duhere kuri Sylvie akubundi kureba ubundi ndukure we cameraman ndikuri aho kuri kamera cyandi kujya ndebiri aho agende ndikushituka ndebiri aho nta kibazo naribi cameraman abarimo kuri ubwo ajya mpengura oya ngo mvuge ya turi gukinana mu describing like uko mukinana ubonamo umuntu umeze gute mu magambo makeya cyane yo murimo gukinana uba wiyumva gute bitewe n'uburyo akina iyo turi gukinana rero kuko Shemusa ni umwactrice mwiza cyane rero Yesu amara ikina nako kanya ubona hano muge ngo kina gutya muge ngo rira cyangwa haguruka usimbuke yabikora umuntu uzi gukina kandi ubikunda nyine nta bunebwe ashyiramo akina neza nkamukunda cyane iyo nyine ari gukina nk'umukozi apana gukina ari serie ntabwo nakareka nabyo bishobora ariko simbimukundamo nkundi yari umukozi arahatesha abantu umutwe ameze nyine tunavuga gute ameze nk'umuntu w'umusazi uraho ameze nk'akantu kagasazi kaba gasaragurika kagaturumbi kuko ababishoboye pe ababishoboye nabyo kumwambika ngo umugire mwiza ngo umwambike neza amataye n'aka gataye ke nge nibyo. Okay urakoze cyane nawe tubire Shemusa how describing your sister Sylvia iyo turi gukinana akenshi abari mabura Sylvia ni Sylvia urashobora mani buri konsebye urajya ugaragaza iyo tuva iburera ni burera nitwa Sylvie cyangwa Sylvia uranyishura kavuge neza urangura n'imbada ni Sylvia cyangwa se umuntu aba yitwa nka Sylvia ugasanga ngo ni Sylvia ugasanga oya ni Sylvia reba muri kamera ariko nyine ndi kugira ngo mbaze nawe muzuminge yitwa Sylvia ntabwo azwi nibyo ntabwo nzi nibyo mabusha nibyo iyo turi gukinana kenshi tuba nyine ntago tuba duhuza nge na Sylvia ntago tuba duhuza ubwo Sylvia ahantu mukunda ari gukina yarakaye kuko ararakara akabavamo intare y'ingore akarakara ku buryo ariko no muzi basanzwe byameze bivuga cyane avuga tanyika ubundi ukuntu bimeze oya nago nabe urajya ngo ntahehe koko kari ucumbikiye mwana iki kiganiro mwese twegera vuba ngiye inyota iranyishe inyi nifite inyota mugira vuba tugende ngakasakaje urumva nge nkunda iyo abaye seriye yarakaye yanungunitse ewana kutanyegama uyu birangiza amahane nyine yiwe tu amubamo kuno iri jisho yari guturumburiye ariko mu gukina mu buzima busanzwe abayisekera nta kibazo ntari kibazo mujya mugirana oya no mu rugo barabizi nta muntu ujya wivanga mu byacu
Okay, tukiri mu hantu mutuye ntaza gukomoza ntaza kuvuga bitewe nuko nta hantu nyine umuntu yavuga ariko ukuntu mugaragara ukuntu mwimereye muri smart muri abasirimu. Merci. Nshaka kumenya ese aha hantu mwarahavukiye mwahaje nyuma byagenze gute? Ni kavukire we peti. Ntabwo ari kavukire. Harya? Ubwo kavukire hapa? Twaje mu kazi koko ndabyibutse. Twaje mu kazi. Hajya Sara ni mu bitinde. Hajya Sara mu binini twibagiye. Ibinini twibagiye kubigendana. Twaje vuba tuje mu kazi. Mwahaje muje mu kazi mwisanga hano hantu. Ariko ni heza by the way nta kibazo hafite. Ni heza pe. Hameze neza cyane. Urabona ko n'akaviyu kaho kameze neza. Abantu baraza kutubwira ntago tuze kuhavuga baraza kutubwira bano bantu uko mubabona murabona ari abahe murabona baturuka he murabona bimeze bite kumukora hano mu cyaro rero hari ibintu byadutse wenda turi ntago turuze gukoresha ifoto hari ibintu byadutse mu mujyi ubwo niyo mu mujyi murahazi murabizi sibyo hari ibintu byadutse by'abakobwa ubwo na mpamvu babaje nashaka kugira ngo menye ko hano mu cyaro bihaba sibyo Kigali cyangwa n'ahandi mu mijyi ikomeye hari ukuntu umukobwa akundana n'umuhungu sibyo bakabana bamara kubana batari babana ubukwe bwenda nko kuba hakabaho akantu ko kujya ngo gusezera ni ibintu by'Ikigali ngo Kigali wishera n'ibiki byose sibyo kujya gusezera ngo umuhungu w'inshuti ye cyangwa se uwo twakwita mu besto akagenda akaba yamutera inda then akaza kubana n'undi mugabo yakundaga cyangwa atakundaga ntago turaza kubijyamo nyuma noneho twebwe nk'igitsina gabo tubyita gutuburirwa akaza kumutuburira umwana ukabuzi ko ari uwa mbere n'ibiki byose ariko ugasanga byaturutse hehe ntago abantu bagishaka uwo bakunda bashaka ufite gahunda inaha bimeze bifite gahunda ariko umuntu ashaka ufite gahunda byo da nibyo ni nani ko bimeze ku buryo ushobora gushaka umuntu udakunda kubera ko afite gahunda kubera ko afite gahunda nta nubwo ari na gahunda kubera ko afite n'amafaranga akantu ko gutuburira ko kameze gateye gute kuki mukora ku kantu kandi katari sawa niba byamugwirire wese yabigenza ese twabyita ko byagwiririye umuntu kandi yagiye kumusezera nyine bagiye gusezera uwakunda abagiye gusezera uwakunda hari igihe n'umuntu akunda abakobwa ni bagari cyane nako umuntu ni mugari kwa simvuga abakobwa umukobwa ushaka afite umuntu akunda pe akumva yanamubyara akumva umwana yabyara rwose no ugasanga ashatse umugabo nyine kugira agira adresse bya bindi byacu by'abakobwa byo kumva ko umuntu agomba kugira adresse byanga byakunda kandi akumva ko umukobwa agira adresse ariko ari kumwe n'umugabo ubwo rero hari igihe avuga ati umutipe wanjye nkunda nta mafaranga afite naki nta na gahunda afite yo gushaka vuba kandi yari ikigabo gikuru cy'igipapa gifite gahunda gishaka gukora ubukwe hagashya tukagenda n'ubundi akajya kwisezerera umusheri we kandi anabizi neza ko ibyo bintu byose biri bubeho ugasanga aragiye rwose azi ko niyo ndari buhakure akagenda hani igihe abari na mwiza agiye no gushaka n'ikigabo kibi bazabyarana n'umwana ugiye seconde wagiye byigeze bikubaho oya dore narinde nashakaga gukora agakamera ubu narinde mu bugeni ubwo hari ubu ushaka kubyara umuntu akagenda akibyara n'uwakunda akaza akayigereka ku mugabo ariko narabibonye ejo bundi we nabonye kuri social media nabonye umutipe w'umwirabura n'umukobwa w'umwirabura babyaye umushinwa no kuvuga ngo umutipe w'umwirabura yashakanye n'umukobwa w'umwirabura babyara akana k'agashinwa ariko hari igihe biba ari n'ibitangaza by'Imana Imana yakora icyo gitangaza ibahe ingimba mu mbarisi agataho ngaho Imana akabyara umwana w'umushinwa kandi akaza akabyemeza umugabo ati murasa rwose n'utwisho n'iki byose ni wowe mubigenze gute mukoresha yahe mayeri iyo situation ikubayeho musa wabigenze gute abyaye umushinwa nyine ngiye nk'ubu mbyaye umushinwa wamwe muzi uburyo cyari umwirabura wabigenze gute washakaye n'umugabo wenda nawe ni black urangije ariko wagiye gusezera umushinwa inshuti yawe igihe cyo kubyara kirageze kandi ushaka guhiding ibyo bintu mubikora gute kugira ngo uwo mwana
umupapa yumve ko ari ubu. Njyewe rero ibyo bintu kubera ko nta n'umuntu nzi wabikoze cyangwa iki byaye agashinwa rwose nareba imbere kwa mama ntuzi ubwo namumushyira ngo namubwira nti wa mugabo we dore muri gusa iyi nzobe ni iki gikara ni icyawe utwisho ni wowe irende ni wowe kereka mubeshye wenda ngo mfite nyogokuru wahe wo mu Bushinwa nyogokuru mfite isano mu Bushinwa ariko nareba imbere kwa mama hari bitabeshye ahubwo abagabo barihangana hari rwose umuntu yaza akabikubwira gutya akomeza uburyo cy'umwana ari wari kukabireba kabona ko akubeshye kandi ukihangana da ariko hari igihe nanone wahura n'umugabo w'imbabura akakutwika neza neza. Okay, tugaruke kuri kariyeri yanyu nka filime ndetse n'ibindi kuko ariko cyane cyane filime ndetse n'amashow mwibanda kuki wenda nka filime ndetse n'amashow mwibanda kuki yo mujya kugira icyo gitekerezo cyo kwandika ni umwe niwe wandika cyangwa mwese murandika? Njye wandika. Niwe wandika Shemusha we atanga ibitekerezo cyangwa agakina bisanzwe ntabwo yari yandika n'akantu reka kwandika byaramwihishe ariko ntanga story ariko ashaka kubwira story akandika ukayidevelopereza story ukayimuhereza we akaba ari we yandika kugaragara ni nawe director ni nawe mukuru agomba kubikora nyine igihe nese najya kwandika ari noneho mugiye kumbwira filime mwakinanye mukumva mukavuga ati wow iyi filime kabisa tuyikinnye neza ariko mwemwe muri babiri murimo gukinana hari nyinshi muba mwarakinnye n'abandi ariko especially mwe murimo gukinana iyo mwakinnye mukavuga ati kabisa hano hantu twakinnye neza indi ubuzima filime yitwa ubuzima twakinanye na Cacana harya ntabwo ari ubuzima iriya Cacana yitwa Kasamutwe hariya mwakinnye yitwa Kasamutwe hano twakinnye ubuzima nyine uyakinamo neza cyane ari umunyamakuru wo muri karitsiye nyine karitsiye wo mu cyaro amakuru yose ari wacaho mwakinanye ari umunyamakuru wo muri nyine yari umukozi ariko agira amagambo menshi urumva nawe umukene uyu yari mukeba wanjye nyine urumva uwo mugabo yari yaranterenda mu bihuru arangije uyu nguyu kuko yari mukeba wanjye kandi anitonda njye nyine nari imburamukoro uwo mugabo niwe wanyishyuraga inzu niwe wagiraga ate ndangije uhita wishakira akazi nanjye nishakira akazi kuko hari umuntu muri karitsiye wacuruzaga inzoga kandi ubwo ngubwo nyine icyo gihe sibyo inzoga bijemo bite nyine kuba ko ari we nashyiraga amakuru akama igihumbi nahise siyamaga igihumbi nkakirarira nataraga amakuru nayo batambwiye nkayahimba ariko kugira ngo abantu banezerwe ndebe ko bamara neza ayo nguko gusa hari ibindi